bavandimwe inshuti z'umusaraba bakunze ijambo ry'Imana, aho duherukaniye twaganiriye ku bwami bw'Imana, tuganira no gukura ku mukristo ko akwiriye gukora imirimo. None ndagira ngo twige ku ntambwe z'umukristo, izo ngira ngo tuganireho muri uyu mwanya. Umukristo umaze gukura agomba gutera intambwe. Hari intambwe rero z'umukristo atera kugira ngo ajye mu ijuru. Turazisanga Petero wa kabiri igice cyaho cya mbere, turahera ku murongo wa 5, turasanga amagambo yerekeranye n'ingeso za Gikristo. Izo ngeso za Gikristo rero nizo ntambwe umukristo atera aja mu ijuru. Wa wundi uri mu bwami bwa Kristo hari intambwe atera ari mu rugendo ajya mu ijuru. Umurongo wa 5 bavuga ngo ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose wo kwizera, mukongereho ingeso nziza. Ingeso nziza muzongereho kumenya, kumenya mukongereho kwirinda, kwirinda mukongereho kwihangana, kwihangana mukongereho kubaha Imana, kubaha Imana mukongereho gukunda bene data, gukunda bene data mukongereho urukundo. Kuko ibyo nibiba muri mwe bikabagwiriramo, bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba ku byo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Kandi rero utagira ibyo aba ari impumyi ireba ibiri hafi gusa, akibagirwa yuko yejeshejwe ibyaha bye bya kera. Imana yacu itugire neza ku bw'aya magambo. Nshuti yanjye, muvandimwe mu Kristo, Petero yanditse aya magambo agaragaza nk'aho ari intambwe umukristo atera kugira ngo ashobore kugera mu ijuru. Aravuga ati itsambere ni ukugira umwete, kugira umwete rwose. Abantu bafite umwete wo gushaka iby'isi n'iby'uyu mubiri, kandi koko iby'umubiri urabishaka ukabibona, kubera ko wabigiriye umwete. Uryamye ntabwo wabibona, wicaye nta kazi ntabwo wahembwa. Ugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo ugere ku kintu ushaka. Ubwami bw'Imana rero ntabwo ari ukwicara gusa, ahubwo ni ukugira umwete rwose. Mu byo dukora byose tukagira umwete. Abaririmba bakaririmbana umwete, abasenga bagasengana umwete, ababwiriza ubutumwa bakabwiriza ubutumwa, tukabwiriza ubutumwa dufite umwete. Kuko kuza guhemba abanyamirimo kuregereje, dukwiye kugira umwete ntiducike intege. Ibi ngibi rero ari byo bituma mugira umwete, ukwizera. Ukwizera mukongereho ingeso nziza. Yesu ashaka ko tugira ingeso nziza hagati y'abapagani b'iki gihe cya none. Ashaka ko tugenda nk'abantu bazima. Yarabivuze ngo mbatumye muri nk'intama hagati y'amasega aryana, ngo nukoro mugire ubwenge. Abantu muri iki gihe cya none bagenda uko bishakiye, ntabwo bagenda nk'abantu bafite ubwenge, ahubwo bagenda uko bishakiye. Ariko we muvandimwe, twabanye muri iki kiganiro cyose, niba warakiye ubwami bwa Kristo mukaba muri wowe, mwami wacu akaba akuyobora kandi agutegeka, ndagira ngo ugire umwete. Ugire umwete. Arabivuga mu Baheburayo, aravuga ngo mugire umwete wo kwezwa no kubana n'abantu bose amahoro, ngo kuko utejejwe. Ibyo ngibyo tubisanga mu Baheburayo ibice 12 umurongo wa 14, ngo mugire umwete wo kwezwa kuko utejejwe atazashobora kubona umwami Imana. Iyo ni intambwe ya mbere umukristo atera ajya mu bwami bwo mu ijuru. Ni ukuvuga ngo agomba kugira umwete wo kwezwa. Wo kwezwa. Kwezwa ni ukwihana, kwezwa ni ukwitunganya, kwezwa ni uguca bugufi, kwezwa ni rya jambo ryo gukiranuka mu byo uvuga no mu byo ukora. Imana yacu itugire neza kandi uduhe umugisha. Nuvuga ngo ingeso nziza zirakwiriye. Iyo tumaze kwizera tugomba gushyiraho n'ingeso nziza. Ingeso nziza mu byo tuvuga, amagambo yacu akaba mazima. Ingeso nziza mu byo dukora bikabonekera abandi bose, ni ukuri ko bitabaremereye cyangwa se ko bitabasitaje mu byo tuvuga, mu byo dukora.
noneho za ngeso nziza nazo tugomba kuzongeraho ikindi kintu cyitwa kwihangana. Ukwihangana kurakwiriye ku mukristo. Hari bijya bigutera bikaba byakubuza kwihangana. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana yacu izaturinda kandi izadufasha. Ubuheruka twavuze ko imirimo y'umukristo yayikora kiranuka agera mu bibazo, noneho akibutsa Imana, Imana ikamwibuka kandi ikamugirira neza. Tukiri aha ngaha ndagira ngo nguhe ukuntu ubuhamya bw'Imana yankoreye, maze kuyizera, maze kuyemera, maze no kugira umwete mu byo ngerageza gukora byose nkiranuka kandi nyubaha. Yankoreye igitangaza umwaka ushize mu kwezi kwa munani, nafashwe ntunguwe, kandi ijambo ry'Imana ritubwira neza ko nta kintu kizatugeraho itabanje kukitubwira. Mu kwezi kwa karindwi Imana yakoresheje abahanuzi irababwira ngo inkijije kanseri, kandi mu by'ukuri ntabwo nari ndwaye kanseri, ntabwo nari ndwaye, numvaga nta kanseri ifite. Noneho mu kwezi kwa munani biza byiruka cyane, biza nk'umuyaga w'ishuheri, mfatwa n'indwara, njya kwa muganga. Mu mavuriro 3 akomeye yo mu Rwanda, hari ivuriro rya Kanombe, hari ivuriro rya CHK, hari ivuriro rya Faisal, aho hose banyirabuje indwara yitwa kanseri. Ariko babona ko batashobora kumbaga inyama nari ndwaye niyo yari iriho iyo kanseri. Babona batayibaga, kandi kanseri ifite imbaraga nyinshi cyane kuri iyo nyama nari mfite. Igihe cyarageze rero, mbona mu Rwanda ntibishobotse, nahise njya kwivuriza muri Kenya. Ngeze muri Kenya mu mavuriro 2 nanone yanyirabuje kanseri. Ivuriro rya 3 ryanyirabuje kanseri rirambaga. Rimbaze rifata za nyama zose bambaze, noneho bazijyana muri laboratoire, ibisubizo biza bivuga ko nta kanseri mfite. Muganga yatinze kubyakira cyane kuko yabonaga ahandi hose ibibazo nagiye mpura nabyo. Icyo yakoze nuko za nyama n'ubundi yazohereje mu yandi mavuriro. Amavuriro 3 azahakana ko nta kanseri, kubera ko Imana yashoboye kubivuga. Abanyamasengesho rero barasenze, Imana irababwira ngo ntabwo nzapfa, ngo kandi iyo kanseri ntabwo izanyica, ahubwo ngo nukugira ngo Imana yacu yiheshe icyubahiro, yongere ngo itange ubuhamya bushya muri ngewe. Bitumye no nkumenyesha ko imirimo yawe yo gukiranuka nuyikorera Imana, ugakiranukira Imana, igihe kizagera uyibutse iyo mirimo nizagukiza. Ubushize nababwiye ko Abisirayeli aricyo cyabakijije, ko bibutsaga Imana imirimo, hanyuma Imana ikabatabara ku babisha babo. Mwene data nshuti y'umusaraba kandi muvandimwe, tabaza Yesu. Niko abwira Yeremiya ngo untabaze, niko Uwiteka avuga, untabaze ndagutabara, ngo nange ndakwereka ibikomeye udashobora kumenya. Muri izi ntambwe z'umukristo, icyambere agomba kumenya ni ukugira umwete, akagira n'ingeso nziza, hanyuma akagira no kwihangana, akagira no kumenya. Abakristo benshi ubu ntabwo bakimenya izo zose ni intambwe yo kwizera, intambwe yo kugira umwete, intambwe yo kumenya, intambwe yo gukiranuka. Ibyo byose bikwiriye umukristo wahisemo urugendo rujya mu ijuru. Mwene data muvandimwe, ibyahishuriwe Yohana igice cya mbere urahasanga amagambo akomeye cyane. Yohana yeretswe ari ku kirwa cya Patmos. Yesu aramusanga aramubwira ngo yewe Yohana, nje kukubwira amagambo ya nyuma, uyohereze amatorero, umuntu wese uzanyumva, uzantegera amatwi, azumve ubu buhanuzi bwa nyuma. Nshuti yanjye umva ubuhanuzi bwa nyuma Yesu avuga. Ngo ndaza vuba, kandi arazana n'ibicu ngo amaso yose azamureba, n'abandi bamucumise nabo bazamureba. Ni Alpha na Omega, ni tangiriro nkaba n'iherezo. Imana ishimwe. Mwami wacu Yesu Kristo niwe tangiriro kandi niwe herezo. Niwe tangiriro ry'ikibazo cyawe, ni nawe herezo ry'ikibazo cyawe. Aremera ko bitugeraho, kuko Imana nawe yemeye ko ibyago n'amakuba byo muri iyi si bimugeraho.
nicyo cyatumye Dawidi we abivuga, aravuga ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ngo ariko Uwiteka ajya amukiza muri byose. Iki gice cya gatatu kiratwizeza ko Yesu agiye kuza kandi hahirwa abamutegereje, hahirwa abamutegereje bihanganye ariko bakiranuka. Ugira umwete mu byo uvuga, ugira umwete mu byo ukora, ugira umwete mu gukiranuka, kuko umwami wacu azaguha ikamba ry'ubugingo ritangirika. Hari amakamba yateguriye abakiranutsi, hari amakamba yateguriye abamukorera, hari amakamba yateguriye abihanganye. Mwibuke abihanganye ko bitwa abanyamahirwe. Abambere batubanjirije muri uyu murimo baremeye. Impamvu bemeye nuko batari bambaye umubiri, bari bambaye imbaraga z'Imana. Baremeye barakubitwa, baremewe baratemwa, baremewe baterwa bakatwa amajosi, baremeye babagwa nk'amatungo, baremeye. Nshuti yanjye, nawe niwemera uri mu mubiri bizakugora, ariko mu gihe turi mu mbaraga z'Imana ibyo ari byo byose bigomba kutugeraho, ariko Uwiteka akadutabara akaturengera muri byose. Nshuti yanjye, muvandimwe, iyi nzira twahisemo iza mu ijuru hari uwayitubanjirije, n'umwami wacu Yesu Kristo. Yavutse nk'abandi bana, akura nk'abandi bana, ariko amaze gukura yakoze imirimo isi yamutumye gukora. Niyo mpamvu abivuga mu bice 9 bya Yohana, aravuga ngo nkwiriye gukora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa, ngo kuko bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Nimuze dukorere mu bwami kandi dukiranuka, kuko umwami wacu ari bugufi. Muri ibyo yavuze ngo azaza ntazatinda. Umwanditsi wa Heburayo nawe aravuga ngo azaza ntazatinda, ngo ariko ngo umukiranutsi wanjye ngo azabeshwaho no kwizera, ariko nasubira inyuma umutima we ntabwo uzamwishimira. Muvandimwe mu Kristo, mbese tekereza ibyo ukora bihesha Imana yacu icyubahiro, ku buryo Imana yawe, Imana yanjye ikwishimira. Nimuze dukora imirimo yo gukiranuka aho uri hose. Birashoboka ko waba uri mu yandi mahanga, birashoboka ko waba utari mu gihugu cyawe, birashoboka ko waba utari mu muryango wawe, ariko nagira ngo nkubwire ngo Imana iri kumwe nawe. Nicyo cyatumye Yesu avuga ngo ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Ndagira ngo nkubwire ngo umwami wawe ari kumwe nawe, umukorere kandi ukiranuka, uzamutabaza, uzamuhamagara, azakumva kandi azagukiza ibyago ibyo ari byo byose. Ndumva twasoma ijambo twasanga Abaheburayo ibice 12 umurongo waho wa 5. Ndagira ngo abari naho turangiriza, niho turangiriza. Hari amagambo meza cyane ngo kandi mwibagiwe kwa guhugura, kubabwira ko abana ngo mwana wanjye ntugasuzugure igihano Uwiteka guhana, ngo kandi ntugwe sari nagucyaha. Imana yacu itugire neza. Hari ibijya bikugusha ukagwa isari, ukananirwa, ugacika intege, ariko urabwirwa ngo mwana wanjye wicika intege, mwana wanjye Imana ikwitayeho, humura. Waba wararwaye, waba wararwaje, waba wakennye, waba uri umushomeri, waba udafite akazi, ukivovotera Imana, ariko urabwirwa ngo humura, kuko Uwiteka nagucyaha, nta kwica, yiteguye kukwirira imbabazi. Niko yabwiye Yesaya ngo umubyeyi agira umwana w'imbabazi, ngo Uwiteka nawe arushaho kutugirira ibambe, akarushaho kutugirira imbabazi. Ndagira ngo ndangize nkubaza ngo mbese inshuti yanjye, nibora amaze kugera muri ubu bwami bwa Kristo, ukaba kandi warabaye umukristo ukuze, mbese ukora imirimo imeze gute? Intambwe zawe ziri gutera, uri kuzitera uziganisha hehe? Intambwe zacu ni ukuzitera tuziganisha mu ijuru, dukiranuka, twubaha Imana, twihangana, twicisha bugufi. Umwami wacu azaduha ikamba ry'ubugingo ritangirika, ryarindi yateguriye abakiranutsi n'abamukoreye. Imana yacu itugire neza, Imana yacu idufashe, Imana yacu iturinde, Imana yacu idukomeze, kandi Imana yacu itwihanganishe muri byose. Ngiye kurangiza nsenga Imana, ariko se nkubaze, mbese aho uri nta kibazo ugira gituma wivovotera Imana?
nta kigaragazo wavuze ko iki ngiki Imana itagishobora. Na hirya ya Zeri irakora, yankoreye ibitangaza. Icya mbere yankoreye, yankijije icyaha. Nta muti w'icyaha nshuti yanjye kereka amaraso ya Yesu. Icya kabiri yankijije kanseri mu bikomeye, abana b'abantu bananiwe, ariko ijuru ryaraje riratabara. Iyantabaye ikangirira neza, ndashaka kukubwira ko nawe izakugira neza kandi izakurengera mu gihe cy'amakuba n'ibyago, nuyikiranukira ukayikorera mu gihe cyose. Imana rero itugire neza. Ndagira ngo twifatanye gusenga Imana duca bugufi. Uce bugufi usenga Imana uvuga ngo Mana ndagushimiye kubw'ijambo ryawe rimanukiye ubugingo bwanjye. Ariko noneho utera intambwe, tangira gutera intambwe ijya mu ijuru, ukiranuka, wubaha Imana kandi wizera. Urakoze Mana yacu, turagushimiye. Tugushimiye ko wanyemereye kubana n'ubwoko bwawe muri iki gihe cyose igitambutse, mvugana n'ubwoko bwawe. Twaravuganye kubw'ijambo ryawe kuza mu isi kwawe. Twaravuganye ko wakuze amahanga yose akakubona. Twaravuganye n'ubwoko bwawe ko natwe ubwacu waduhinduye gukurira muri wowe. Nuko rero Mwami, none tuvuganye ku ntambwe umukristo agomba gutera ajya mu ijuru, cyane cyane akubaha Imana, agakiranuka, akihangana muri byose. Izo nizo ntambwe umukristo akwiye gutera, Uwiteka Nyiringabo agusanga. Urakoze Nyagasani kubamvise aya magambo. Urakoze Nyagasani kuba ntegeye amatwi. Urakoze Mwami kubitanze gukora ibi bintu, kugira ngo Mwami igihe nikigera ijambo ryawe rigwire mu isi yose, ngo kandi nicyo kimenyetso cya nyuma wavuze ko ikimenyetso gihera ibindi byose nuko ijambo ryawe rizakwira mu isi yose, kugira ngo ribe ubuhamya bwo guhamiriza amahanga. Ababyumvise bose Mwami ubaho umugisha, ubagire neza kandi ubarangiriza ibibazo bagufiteho, ubabere igisubizo cyabyo. Niko nsenze nizeye Imana kubikoze kandi kugiye kutugirira neza, mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwacu.